ntabwo bikiri ibanga ibyabaye muri 2019 bakingira abantu ba nyir'ubwite bari kujya hanze bavuga ngo babikoze mu izina rya siyansi, babikoze mu izina rya siyansi atari mu izina ry'Imana. Ibintu byose bikozwe mu izina bitari iry'Imana ni ukuvuga ngo bikozwe mu izina rya satani. Reka turebe rero, niba utazi ukuri kw'ibintu icecekere, ntukite abantu cyangwa abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se abagira conspiracy, ahubwo nuko utazi ibyo bazi. Niba utazi ibyo utazi, shakisha kugira ngo byibuze ubimenye. Kubw'ibyo ukuri iteka kuza hanze, byanze bikunze ukuri kwizana hanze. Niyo mpamvu shaka ukuri, kunda ukuri, sangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri wewe ntabwo uzabona Imana, ntabwo uzabona Imana. Niyo mpamvu rero abantu benshi nkuko nabivuze ba nyir'ubwite bari kugenda baza hanze bavuga ngo ibyo twakoze muri 2019 dukingira abantu byari kugira ngo turebe ko twakurikira umuvuduko wa siyansi. Ese ukurikira umuvuduko wa siyansi kubera ikintu kibaye uyu munsi ugashaka kwereka ngo gikurikira, ni ukuvuga ngo noneho icyo ntabwo ari icyorezo, kuko ibyorezo ugomba kuba warateguye ingamba zo kubyirinda igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byateguye igihe kirekire, noneho ahubwo bishyirwa mu bantu 2019, ariyo mpamvu baza binyuramo bavuga ngo bari bari gukurikira umuvuduko wa siyansi. Urabibona? Ibyo ni ibinyoma rero. Nkuko tugiye kubona ikibazo wakwibajije, noneho niba uri gukurikira umuvuduko wa siyansi, icyo cyorezo uri kuvuga gihindutse iki? Gihindutse iki? Nk'uko tubizi neza, mu gihe cya Egiputa mu Misiri, Imana iteza biriya byorezo 10. Nta siyansi yari iriho icyo gihe. Abantu bavugaga ngo bari gufata ibintu by'ibiza bibaye mu mwanya ngo bagendere ku muvuduko w'ibyo biza, noneho siyansi nayo ikurikira umuvuduko w'ibyo biza. Urumva ko ni ibintu bibiri bihabanye, kuko ibyo bavuga uyu munsi nta kintu gishya munsi y'izuba. Vuba ahubwo bafite gahunda zabo barimo bashyizemo abantu tutarasobanukirwa neza, ariko tuzamenya uko iyo bizagenda byicuma. Kubw'ibyo rero wakwibaza uti ni ukubera icyo uriya muvuduko wa 2019 babisunikiraga abantu bakabishyiraho ingufu bakabibahatira, kandi nanone bakabatera ubwoba kugira ngo ufate ibi bintu niba utabifashe ingaruka zikubaho ni izi n'izi n'izi. Icyo ni ikibazo wakoresheje. Kubera iki babihatiraga abantu? Ni ibintu bikora bimeze neza, umuntu n'ubireba akabyishakira, ntabwo bibahatira cyangwa ngo babwire uti ndabatera ubwoba cyangwa ubasunikire muri ibyo bintu badashaka ubundi batagakoze utabashyizeho icyo gitugu. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni ibyo kwitondera, ukavuga uti ibi bintu ko niba babinsunikira cyane ni iki kibyihishiye, ukibaza nk'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Mpamvu rero, ese hari isano bifitanye n'ububyutse buri kuba ku isi yose? Gahunda ya satani yo kwinjira mu isi yose ifitanye irihe sano na biriya bintu byabaye mu 2019? Nta gushidikanya no kugira ngo abantu bagume mu mwijima n'icuraburindi ntibamenye ukuri. Biriya bintu babashyizemo aribyo bizafasha kugira ngo bakomeze basinzira. Ikindi rero, tuzi neza ko bakurikirana abantu benshi bavuga ukuri, ntabacecekesha hirya no hino. Ibi ntabwo ari ibanga, buri wese arabizi. Noneho ukibaza nanone, niba abantu bavuga ibyo bavuga bikaba atari ukuri, binyomoza, bibacecekesha, wisoma video yabo, kuko iyo ukoze ibyo bintu umuntu utekereza ukurikira ahita avuga ati ahubwo ibyo abantu bavuga ko nabo bacecekesha ni ukuri, kuko ibinyoma biratambuka iteka. Ibinyoma nta muntu ubikumira, usibye ubwabyo iyo bigeze aho bisaza ibinyoma nibwo ukuri kuza ukigaragaza imbere ya buri wese. Naho ubundi niba ukumira umuntu uri kuvuga ibintu
utafashe umwanya wo kubinyomoza ngo uzane uwo muntu mujye hamwe, noneho abantu bumve impande zombi uko ari ebyiri. Igihe utazumva impande ebyiri, uzamenye ko uruhande rukwibasira rukwikubira rukakubwira ibintu ari inyuma rwari kubwira. Mbwira ibyawe uzane n'uwo muntu mubahuze uko ari babiri, noneho banyomozanye wivanire mu kuri. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti ese ibyabaye 2019 hari aho bihuriye n'ubuhanuzi? Yes, ibyabaye 2019 ni ubuhanuzi bwo mu gihe bya nyuma, nta gushidikanya. Kuko wibuke Bibiliya itubwira neza ko n'intore zatoranijwe zitagize amakenga nazo ubwazo zizava mu buyobe. Ibyo byabaye twabanye abapasiteri benshi cyane bakukibira ibintu bya 2019 bavuga ngo nimubifate mubijyemo, ariko uyu munsi nzi neza ko bicuza impamvu babigiyemo aho bagakurura n'abantu kugendamo. Ibihe biri kwigaragaza, ntabwo ari ibanga, kandi noneho iyi ni intangiriro yo kureba koko ukuri kwa biriya bintu byabaye 2019 byari bigamije iki, byageze kuki, n'izihe ngaruka bizagera ku bantu mu bihe biri imbere. Reka turebe rero ikibazo wakwibajije, njyewe nibajije, niba ibi bintu byabaye 2019 byaragizwe ubwiru bikagirwa ibanga rikomeye, bikaba ubwiru kuri uru rwego ku buryo nta muntu uzi ibyabaye, ese n'iki tuzi kuri Bibiliya, ibitabo byayikuwemo? N'iki tuzi ku rupfu rwa Kristo ko byagenze? N'iki tuzi ku byabaye muri 70 i Yerusalemu bayisenga? Ibi bihita bitwereka ko niba ibintu bibaye mu myaka 2 gusa bigirwa ubwiru bikagirwa ibanga rikomeye, ibaze ibintu byabaye imyaka 2000. Ni ukuvuga ngo ibyo tuzi, dutekereza ko tuzi, byose ni ibinyoma biri aho byafasha abantu bunyago. Urugero n'ifatizo ni ibi byabaye 2019. Ubihakana sinzi uwawe, kuko twagiye tureba ingero nyinshi ko ababirwanyije bose bamagufuri tuzi ko byagenze. Ibi byose bitwereka ko isi turimo ni isi y'ikinyoma, aho abantu benshi bakurikira ibintu rumwe batabanje gushungura ngo barebe ukuri kwabo. Ikibazo nari kibajije, niba ibintu bibaye imyaka 2 gusa bigirwa ubwiru bikagirwa ibanga rikomeye ku buryo nta muntu uzi icyabiteye uko byagenze ukuri kwabyo, subiza amaso inyuma noneho urebe uti ibintu byose mbwirwa byabaye imyaka 2000 bishize, bishyizeho ikibazo. Ubwibyo shakisha ukuri, ukunda ukuri, kuko uko kuri ko kuzakubohora hato utazisanga nawe waragiye mu nzira z'ubuyobe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.